Ikaze kuri televiziyo yanyu mukunda cyane ariyo Gospel TV, Everlasting Devotion Gospel TV, aho nkuko twabemereye tuzajya tubagezaho ibiganiro bitandukanye by'abahimbyi b'indirimbo zihimbaza Imana, tukabagezaho abavuga butumwa batandukanye, tukabagezaho amakorali yanyu mukunda kandi musanzwe mwishimira, ndetse tukazarushaho kugenda tubagezaho ibindi bintu bitandukanye birimo ubukorikori bugiye butandukanye nkuko muzajya mubireba. Ngira ngo muri uyu mwaka w'2020 na 2020 dufite byinshi cyane byo tugomba kubagezaho. Ni mu gihe kidasanzwe, ni mu bihe bidasanzwe, naho abantu bagomba gukora ivuga butumwa mu buryo budasanzwe, ari niyo mpamvu dukoresha ikoranabuhanga kugira ngo tubashe kugera aho ubu ngubu kugera bitabasha gushoboka. Kujya mu nsengero biragoranye cyane, ndetse no kujyayo ni bake bagomba kujyayo. Mwebwe muri mu rugo ntimuzigera muheranwa n'agahinda, kuko tuzajya tubazanira byinshi bitandukanye, ndetse tubagezeho n'ibindi bintu byinshi by'uburyo bugiye butandukanye, byaba ibyo muri ubu buzima ndetse n'iby'ubuzima bw'ahazaza. Nk'uko izina ryacu riri, ni Everlasting Devotion, ni ukuvuga ni uguhimbaza by'iteka ryose. Uyu munsi nabazaniye umwe mu baririmbyi mukunda kandi mwishimira. Ndabizi atoza amakorali menshi, yabaye ahantu henshi, haba mu mashuri yize, haba aho yagiye asengera mu nsengero yasengeyemo. Ndabizi benshi muramuzi. Twabazaniye uwitwa Dunga. Dunga, muri aho? Muraho neza. Amakuru yanyu? Turashima Imana. Ahari nshobora kuba navuze Dunga kuko njye ari ryo zina tumenyeranye, nyamara wasanga abandi bakumenyereye atari ko bakuze, atari yo mazina yawe bazi. Ese mwaba mwitwa bande? Amazina mwahawe n'ababyeyi ni ayahe? Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Twishime Wilson, uzo ku izina rya Dunga uko mubivuze. Ese izina Dunga ryavuyeho ubundi? Izina Dunga ahantu ryavuye, nakundaga ikipe yitwa Brazil kera nkiri umwana. Noneho yari afite umutoza witwa Kera Dunga. Icyo gihe nakunda kubivuga cyane abakuru banjye bahari. Umwe muri bakuru banjye aravuga ati witwa Dunga. Ubwo ndifata ko uwo munsi bitewe nuko nakundaga iyo kipe, kandi n'uwo wabatozaga naye yitwa Dunga, ndavuga nti ngomba kwitwa Dunga. Ubwo hari mu mwaka wa kangahe? Ni muri 2007. 2007. Ngira ngo nk'uko mwabashe kwa mwabyumviye, turi kumwe na Twishime Wilson Dunga, akaba ariwe tugiye kubana muri iki kiganiro cya gospel, aho ari umuririmbyi ubasha kuririmba indirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana. Muraza kumwiyumvira mu buryo butandukanye, ndetse n'ijwi rye ararifite, araza kudufasha. Wilson, mu bwana bwanyu muri bande, background cyangwa se imikure yanyu imeze ute? Muducire muri make uburyo ki umuntu akeneye kumenya Dunga. Dunga ni mu ntoki. Dunga ni umuntu ukunda gusabana cyane, afite ubucuti n'abandi bantu benshi, ariko mu bwana bwanjye ikintu cyangikunze kundanga, nakunda kuririmba n'ubundi, nkajya ndirimba turirimbo nigana indirimbo z'abandi. Nicyo cyandanze, no kuba ndi kubana n'abandi bantu neza, nkagenda mfite ubucuti cyane n'abandi bantu cyane. Nicyo cyandanze, ariko nagiraga n'amahane. Hari igihe nigeze gutera umwana ibuye muri Migisebe, mu gitondo babyukira iwacu, nguma mu buriri barampamagara ati ngwine nanga gusohoka, bitewe nuko nzi icyo nakoze. Nzi ko ababyeyi barampana, ariko uwo munsi narusimbutse, ariko nari umunyamahane akunda gutana amabuye, n'ababyeyi nabateraga amabuye, ariko ubu ngubu aho bero ubu nta kibazo. None se wateranaga amabuye ntabwo uva mu muryango w'abakristo? Twari abakristo, ariko abantu b'abana namwe murabizi, umuntu afite ubwana bwinshi, nari umunyamahane pe. Mbese wari nka Petero mu yandi magambo. Umva ntabwo utagiye kure naho ngaho. Dunga rero ndumva ngira ngo ahari ngewe ndakeka nta mahane ubu ngubu ufite, ndakeka ko utari buntera ibuye. Ngira ngo abo tugiye kuganira murumva Dunga uwo ari we. Dunga rero utubwiye ko wari umunyamahane ukiri umwana. Ese imikure yanyu yagenze ute? Ese uracyaba mu rugo? Ubuzima bwawe kugera aho ugeze ubu ngubu bumeze ute muri makeya? Nakuriye mu rugo, ariko ko iminsi. Ese mu rugo ni hehe? Mu rugo ni mu karere ka Burera, umurenge wa Gahunga, aho bita murenge rw'Imihungi, mugambwa kabarashi kwa Rukara. Aho no mu rugo munsi y'ikirunga cya Muhabura, neza munsi y'ikirunga mu Ntanzi. Kakabaho ko mu kirunga tuba tukumva neza ko turaturiye. Yego. Nuko none se n'ubu niho muri? Niho tugituye, ntago twimutse, niho ababyeyi bagituye. Okay, ariko we ntago ariho uri? Ntago mpari, ubu ngubu narakuze. Akoze navuye mu rugo, ubu ngubu ni mu mujyi wa Kigali.
Okay, urakoze cyane Dunga, warakuze ubu ngubu uri mu mujyi wa Kigali. Nakubazaga isi kujya muri Kigali nyine wararuse usanga wageze muri Kigali cyangwa hari urugendo byagufasha? Kugera muri Kigali ntago byaje nk'impanuka kuko naje nje kuhiga ko nahereye amashuri abanza yanjye mu karere ka Burera mu mujyi wa Gahunga n'ubundi nkomereza muri segonderi, ariko ngubu nakomeje kaminuza ndarangirije muri APRS ya Kigali hano bita Kicukiro niho mwarangirije. Ngira ngo uratubwiye ati twagutumiye uyu munsi nk'umuririmbyi cyangwa se nk'umuhanzi. Hari ikibazo cya mbere ngiye kukubaza, umuririmbyi, umuhanzi n'umuhimbyi ibyo bintu bitandukaniye? Akenshi umuntu aririmba ari uko yahimbye, umuntu aririmba ariko yahimbye, umuntu umuririmbyi bitewe nuko yahimbye. Muri iyi minsi hari imvugo nge ntemeranya nabo bavuga ngo umuntu n'umuhanzi, ariko umuhanzi burya ni Imana niwe muhanzi, kuko nubundi wawo ndafata ibyo Imana aremye. Imana niwe muhanzi wa twese kandi niwe hanzi ishize n'ijuru irema n'abantu. Ubu ngubu rero umuntu aririmba, ubu ngubu ngiye ndi umuhimbyi ntabwo ndi umuhanzi. Uri umuhimbyi ntabwo uri umuhanzi, binamenyekane ko umuhanzi n'umwe ni Imana yonyine. Yego. Nk'umuhimbyi ni iyihe ndirimbo wahimbye bwa mbere, wahimbye ryari kandi niki cyari kibiguteye? Murakoze cyane kumbaza iki kibazo, kuko indirimbo nahimbiye bwa mbere yitwa Sinza kwibagirwa. Nahimbiye korali y'abanyeshuri naririmbagamo iwacu, ariko y'abanyeshuri twagiraga, ubwo nanjye navuze nti reka njye mu nganzo numve. Ndaryama ndatekereza, uwo munsi nahimbye n'umunsi umwe mu masaha agera nko muri 2 yimaze kurangira. Yitwa Sinza kwibagirwa, niko nayise, niyo ndirimbo ya mbere naba narakoze. Sinza kwibagirwa, umuntu acyumva iryo zina yumva ko ari izina risa nkaho hari icyo wagendeyeho ku by'Imana yagukoreye cyatumye uvuga ati ngiye gukora igihangano kivuga ngo sinzigera nkwibagirwa. Ese ni iki cyaguteye gukora indirimbo yitwa Sinza kwibagirwa? Hari igihe nari gukina umupira ku ishuri ndi muri primaire, nza kuvunika, naratsikiye numva navunitse cyane, ntaha abana barantahana mu rugo ntari gushobora gushinga ikirenge. Ariko icyo gihe naravuga nti Imana umfasha nkazongera kugenda nzagushima. Ubwo rero naje gukira mpimbiye indirimbo bitewe n'icyo Imana yari yankoreye, ko nagomba kwibagirwa aho Imana yankuye. Ntago ari ubushobozi bwanjye, ahubwo ni Imana yabikoze kugira ngo nkire. Ndabizi hashize imyaka myinshi wenda iyo ndirimbo yihimbye. Indirimbo wahimbye wiga mu kangahe? Indirimbo nayihimbye niga mu wa gatandatu primaire cyangwa secondaire? Primaire. Ni kera cyane, none warangije na kaminuza. Urihangana biragoye cyane, ngiye kukubwira wihangana turirimbiraho niba ukiyibuka. Ndumva ni indirimbo ya kera, ariko niba ukiyibuka wadufasha ukaturirimbira. Uracyayibuka se cyangwa warayibagiwe? Nagerageza ndirimbe nka rofure kanibuke neza. Narimba rofure. Nta kibazo, turirimbire twumve. Sinza kwibagirwa mwami, uramfasha kuko ibyo unkorera byose birandenze, sinzigera mbikirisha kugusuzugura, kuko uri umwami mwiza w'amahoro. Indirimbo nziza kandi ni indirimbo bigaragara ko wahimbye kera cyane, ariko ukaba uburyo uyiririmbyemo n'abatari bazidunga mu ijwi rye, ngira ngo mubashe kumva uburyo ki ari umusore ufite ijwi ryiza kandi rinogeye amatwi, ndetse n'inganzo yawe numvishe hari uburyo inkozeho nk'indirimbo wahimbye ukiri umwana muri primaire. Ukiri umwana muto cyane. Kuba rero waratekereje kwandika indirimbo, ukandika indirimbo ifite amagambo nk'ayo ngayo, ni ukuri Uwiteka agumugisha. Ngira ngo nk'umwana wari umaze kugaragaza navuga ubuhanzi cyangwa se ubuhimbyi mu buryo budasanzwe ukiri mutoya, bishoboka ko hari izindi ndirimbo wagiye wandika, hashobora amakorali menshi wagiye unyuramo. Ese ni mu ncamake umaze kunyura mu makorali angahe, umaze kwandika indirimbo zingahe? Wenda amakorali naririmbyemo nshizemo nawe nagiye ndirimbamo niga, ndabara ari amakorali agira mu 10. Amakorali 10 nayo natoje arimo. Yego. Indirimbo umaze kwandika nyuma yuko wanditse indirimbo yawe nk'umwana wari ufite imyaka 12 13 aho ngaho ukirangiza primaire,
none ubu ndabona uri umusore rwose usa nkaho ukuze. Umaze kwandika indirimbo zingahe? Indirimbo maze kwandika gereranyije ni nyinshi ariko zigera muri 25. Indirimbo 25. Ni indirimbo nyinshi cyane. Wakubiye telefone kanye kugira ngo ni indirimbo nyinshi cyane, ni indirimbo bigaragara ko wahimbye ndetse ukabasha kuzandika, ukabasha kuzishyira mu majwi, ukabasha kuzitoza amwe mu makorari. Watubwiye ko hari imwe mu makorari 10. Ubu yose uracyayibuka? Harayo nakwibuka nayo ntakwibuka bitewe nuko igihe ishize ni kinini. Amwe nayibuka ariko wagerageza kutubwira yo wibuka se? Sorry aritwe mwungeri mwiza mu majyaruguru. Bero ya singers muri PRC. Izi ntago nazibuka. Ni ukuvuga mu makorari 10 wibutse mwabiri yonyine, ariko birumvikana ushobora kuba waranyuze mu makorari menshi, ushobora kuba warayo wabaye igihe gitoya nk'umutoza, ariko hagati ya Beroya ndetse n'iyihe warutubwiye? Umwungeri mwiza. N'umwungeri mwiza. Ngira ngo uturirimbire imwe mu ndirimbo y'umwungeri mwiza, mu ndirimbo zayo wibuka waba warayitoje maze twumve. Umwungeri mwiza hari indirimbo nabahimbiye yitwa Uwanyubatse. Yego. Uwanyubatse ni indirimbo nahimbye ndi kuvuga ndi kureba ubushobozi Imana ifite, ukuntu irema umuntu ikamushyiramo umwuka, umuntu akagenda, mbese numva injemo ndavuga ntereka mpimbi indirimbo yitwa Uwanyubatse. Nahimbiye ni imwe mu ndirimbo nahimbiye umwungeri mwiza. Waturimbira aho tukumva? Kanibuke nagerageza. Yego. Reka ndatuwankunze akanyura akamvana mu mwijima wicura burindi, sinzi uburyo nabivuga moya yaranyuze ahari na uyu munsi yakunyura, nta wundi nigeze mbona nkawe Yesu, ni wowe wanyubatse ndubakika, ntacyo nshobora gukora tutari kumwe, kuko mbere ubwugamo nkanezerwa. Wow. Indirimbo zose mu bigaragara urazibuka, ntabwo ari ukuvuga ngo warazibagiwe, ahubwo ndumva ufite no mu mutwe hafata cyane. Umuntu aragerageza. Mu mitwe yawe harafata cyane kuko mu bigaragara indirimbo urazibuka kandi uzirimba neza, ufite ijwi ryiza. Ngira ngo abadukurikiye kuri Gospel TV, ngira ngo muri kumva ko uyu musore Dunga afite impano yawe n'Imana, kandi ntabwo impano ye yayiryamishije, ni impano akoresha. Dunga, muri iki gihe cy'icyorezo cya coronavirus ni mu bihe bidasanzwe, aho dusabwa kuba badasanzwe, ndetse nawe mu makuru ufite yuko noneho ushobora kuba ugiye gukora kariyeri solo. Byaba ari byo cyangwa ntabwo ari byo? Niko bimeze. Ese ni iki cyaguteye gufata icyo cyemezo? Ni ukubera coronavirus cyangwa ni ikintu wari umaranye iminsi muri wowe? Nari maze iminsi mbitekerezaho cyane kuko nawe niga muri secondaire nakunda kuririmba indirimbo zanjye ku giti cyanjye, bakazikunda cyane, ariko ntabwo narimbaga indirimbo zanjye, ubwo narimbaga indirimbo z'abandi zandi makorari. Barambwira bati bisi bazafashe nk'umwanya ukahimba indirimbo zawe ko turumva ufite impano wazabikoze. Hari kera, ariko ko iminsi igenda yicuma navuze ntireka impano yanjye nyikoreshe ngwiriza ubutumwa. Ntabwo ari coronavirus yabiteye yonyine, ariko nayo hari icyo yongeyemo, kuko muri iyi minsi ntabwo abantu bari kugera ku nsengero, kandi twabaga dufite ibitaramo byinshi iki, ariko navuze ntereka nkore ku giti cyanjye, ntanga umusanzu ngwiriza ubutumwa nkoresha indirimbo zanjye. Ubwo rero bitewe nuko indirimbo iyo umuntu ayirimbye agashyira ku mbuga nkoranyambaga bigera henshi cyane, aho umuntu adakwiriye kugeza ibirenge, ndavuga ntereka mbikore ndetse nzamukiremo. Urakoze cyane. Tireka mbikore mbashe kugeza ivugabutumwa aho bigaragara ko ritabasha kugera. Kuri uyu munsi tuvugana, iyi tariki ya none, haba hari indirimbo wamaze gusohora, cyangwa se hari iyo uteganya gusohora, hari izageze hanze, bimeze ute? Mu cyumweru gitaha ku munsi wa kabiri izaba yabagezeho. Uravuga ku wa kabiri mardi, uravuga ku wa kabiri rendi? Ni mardi. Okay, iyo ndirimbo se niba atari ibanga, nubwo itarajya ahagaragara,
ariko nayo ushobora kutwumvisha uburyo kimeze. Ni indirimbo imeze neza kuko ni indirimbo nahimbiye abageni. Hari aho nagiye kuririmba mu kwezi kwa kabiri mu bukwe, nafatanyije n'abavandimwe, bamwe mu bavandimwe banjye turirimbira uwo muntu natubwiye ngo tuzamufashe. Narayihimbye turayimuririmbira, abantu barayikunda, baravuga bati mbese indirimbo wazayishize muri ku radio, ukayishyira ku radio tukaza tuyumva. Ubwo bituma afata initiative yo kuba nayikora nkajyana muri studio yitwa Abageni Beza. Ni indirimbo imeze neza cyane, ni indirimbo iha inama abantu bashakanye ndetse n'ababiteganya, kuko ntago ariyo azumva n'umugabo cyangwa umugore, ahubwo twe turi mu muryango. Utari umugore atari n'umugabo aba ari umwana, niyo umuryango wose. Ntago ari abantu bubatse gusa, ahubwo buri wese witegura gukora ubukwe n'uzabikorana biramureba. Ni indirimbo imeze neza rero, igaragariza abantu ko niba bahuye n'ikibazo nta kujya mu bapfumu, ahubwo mu ijuru hari Imana. Ni uguhuza hamwe, kandi abahurije hamwe Imana irabasanga. Ni indirimbo yigisha abantu rero cyane ko bagomba kwisunga Imana niba bagize ikibazo, kandi bagahobera n'ababasuye, kuko burya urugo ni urugendo. Niba hari uje basaba ubufasha, mu bufasha bafite bakamwunganira kugira ngo twamaze ubutumwa bwiza kandi n'urugo rube ijuru rito. Urakoze cyane. Ni indirimbo y'umuryango usa nkaho ntera urukumbuzi rwayo, cyangwa se ugatuma ndushaho kumva nyikumbuye cyane. Niba bitakugoye ihangane wigore uturirimbiraho akantu gatoya kuri iyo ndirimbo yitwa Abageni Beza, kuko hari uburyo uyivuze uvuga ukuntu irimo abana bubatse kera, bubatse bushya. Numva ngize inyota yo kumva kuri iyo ndirimbo. Niba atari ibanga reka watwumvishije. Enda nagerageza kuririmba harofure. Nta kibazo. Bageni beza muraho, muziragize Imana mu byo muzakora. Uwiteka zabane namwe, uyu musi murahiriwe. Abavandi mwe n'inshuti barabagaragiye uyu musi. Twe tubifurije urugo rwiza. Kabite nifuriza abageni bose bakoze ubukwe muri iyi minsi, muri uyu mwaka wa 2020, mbifurize urugo rwiza, tubifurize umuryango mwiza. Ngira ngo Wilson, indirimbo iraryoshye. Murakoze cyane. Nyitegerezanyije amatsiko menshi cyane. Mardi ese buriya nta sawa duhara? Ndateganya ko saa 6 z'amanywa izaba yabagezeho. Saa 6 z'amanywa rwose kuri Gospel TV. Indirimbo tuzatuyishyizeho, reka nzaba mu ba mbere wo kuyibona kuko ntago izancika. Ngira ngo turimo turasa nk'abasatira umusozo w'ikiganiro cyacu, ariko mbere y'uko tugana ku musozo hari imbogamizi amakorari menshi yagize kubera ibi bihe bya coronavirus. Nk'umutoza w'amakorari watoje amakorari menshi, ni izihe nama wahereza amakorari muri iki gihe bari mu rugo? Ese nk'umuririmbyi uri mu rugo utabasha guhura n'abandi ngo bakore imyitozo, ese niyihe nama wamugira? Inama nagira umuntu uri mu rugo ubu ngubu utari kubona uburyo bagera ku rusengero ko guhura muri iyi minsi ntabwo byemewe. Hari ukuntu ufata telefone, hari indirimbo usanzwe ufite ukazumva ukagerageza kwigana kugira ngo utazibagirwa, kuko kuririmba ntabwo ari bya bindi bipfa kuza gusa, na practice zirakenewe, kuko iyo udakoze practice ibintu nabyibagirwa, ndetse n'ijwi ryagiye rigenda rigahera burundu bitewe n'uko udaheruka kurikoresha. Ariko nk'umuntu uri mu rugo ntabwo yakwicarira cyangwa ahamagare bagenzi ngo baze, kuko ntabwo byemewe muri iyi minsi ikwirakwiza rya coronavirus. Ashaka gukwirakwiza coronavirus bitewe n'uko ari guhura, ariko mu gihe umuntu ari wenyine agomba kugenda akiherera, ukaba wana sakuza cyane kugira ngo ijwi niba utazibagirwa kuririmba. Ariko nk'uko mbikubwiye, hari ukuntu ufata telefone ukakoma indirimbo ukayigana, amakodi arimo ukayigana ukumva niba uri kugerayo, ndetse ukanirikodinga kugira ngo wumve feedback, ukabasha no kohereza umutoza wawe. Ese nizihe nama wahereza abatoza muri iyi minsi batari kubasha guhura n'abaririmbyi babo kugira ngo babashe kuba babatoza ku buryo bwa live? Ku buryo bwa live wende ubu ngubu kugira ngo kubonana kwabo ntabwo byapfa kuko ndetse na kino cyoza dufite. Ariko nk'abatoza nibo ufite korari utoza, icy'ingenzi ni uko hari utuntu bagenda bahereza ku matelefone, se ukoresheje WhatsApp kuri codinga ukabohereza, nabo kabashishikariza kugira ngo biri codinga kohereze kugira ngo bafashe, kuko ikosa ry'umuntu ntabwo waryumva atarikoze, ahubwo uramubwira akagerageza akaririmba uko ashoboye kose,
buryo wajya iyo agerageje nibwo ushobora kumukosora, ariko iyo yahanze kubikora hari igihe anibagirwa, ariko ugashishikariza abaririmbyi bawe kuguha uturi kodi kugira bumvire ukuntu bari kuririmba, ndetse ukagenda bakosora bitewe nuko bumvise ko bari kuririmba. ngira ngo nk'uko twabivuze turimo turagana ku musozo, ariko mu bigaragara amategeko mashya aherutse gusohoka yemerera amakorari ko yemerera insengero ko zigiye gufungura, ariko agashyiraho yuko hagati y'umuririmbyi n'undi hazajya hajyamo distance ya metero ebyiri. Nk'umutoza hari imbogamizi ubibonamo, ese niba ari ntayo, ese urabona nka korari yabaga ibasha kuzura ku ruhimbi ari abaririmbyi benshi, ubu ngubu bakazaba basabwa wenda kuba bose batajyayo, wabyakiriye uti? Ni ikintu kigoranye cyane mu kuririmba, kuko kuririmba biragoye cyane kugira ngo abantu bashiremo metero ebyiri na mugenzi we, kuko iyo abantu bahuriye hamwe bakegerana nibwo bumvana, ndetse ku buryo uri kuzamura cyane akaba yagabanya bitewe nuko ari kuba mugenzi we. Ariko ubu ngubu ni ibintu bizabigoye, ariko n'ubundi intwari irasira aho irusanze, ubwo niba ariko byagenze tuzareba ubundi buryo tubikoramo ku buryo tutazasubira inyuma, kuko n'abaririmba solo muraririmba kandi bikagenda neza. Ngira ngo tugeze mu gice cya nyuma cy'ikiganiro cyacu, hamwe na Dunga, turi kumwe na Tuyishime Wilson, abenshi mushobora kuba muzi ku izina rya Dunga, umwe mu baririmbyi ndetse umutoza watoje amakorari agera mu 10. Murumva ko afite experience mu gutoza amakorari, ndetse aho yagiye anyura hirya no hino, yagiye agira experience mu bijyanye n'imiririmbire. Igice tugezemo rero, Dunga, urajya usubiza yego cyangwa oya, ni bya bisubizo biri twita bigufi ya biri short. Ndajya nkubaza unsubize. Urubatse cyangwa uri umusore? Ntabwo nubatse, ndi umusore. Ufite sheri cyangwa ntawe ufite? Yego ndamufite. Ufite ababyeyi cyangwa ntabo? Barahari bombi. Nk'umudivantiste nayo ngiye kukubaza ngo unywa inzoga cyangwa nta yinywa, ariko nibutse ko nta mudivantiste unywa inzoga. Ngira ngo mu butumwa bwawe ugiye kugeza ku badukurikiranye kuri iyi Edi Gospel TV, ni iki wabwira yaba abakiri batoya bifuza kugera ikirenge mu cyawe, bakaba babasha kuba abaririmbyi, babasha kuba bagura amajwi yabo, cyangwa se yaba no mu ivugabutumwa muri rusange? Ni iki wabwira abadukurikiranye kuri iyi televiziyo? Icyo nk'inama natanga ku bantu badukurikiranye, icyo nabagiramo inama nuko niba ufite impano ugomba kuyigaragaza uko iri, kuko hari igihe umuntu atamenya impano, ariko hari abantu bakubwira bati ufite impano, ugaragaza iyo mpano, uyikore, ushiremo imbaraga zawe. Ikindi nagira abantu, kuko ubundi indirimbo mpimba ntago ari indirimbo zazindi mu njyana y'isi, ahubwo ni indirimbo ziri gospel z'Imana. Uko tugomba kubwiriza ubutumwa muri iyi si, tugomba kuyibwiriza kwikunda nk'abayirimo, ndetse tukayizinuka nk'abagiye gutaha ejo mu ijuru. Icyo najyamo inama abantu nuko mwakana subscribe kuri iyi channel yacu, kugira ngo mujye mubona ibiganiro ndetse n'indirimbo zacu twahimbye, ndetse ikindi nabaragiza no kugira ngo mwizere Imana kandi mukunda Imana, kuko iyi si nimbi cyane, ahubwo tuzataha. Kandi twabonye ko kuririmba bizahoraho, kubwiriza no gusenga bizava, ariko kuririmba tuzaba turirimba mu ijuru. Urumva ko rero bikorere mu isi, tujyana no mu ijuru tuzaririmba, kandi ni ikintu kizaba kimeze neza cyane. Ni ikintu kizaba kimeze neza cyane. Dunga, turabashimiye cyane. Murakoze cyane. Mwakoze kuba mwitabiriye mukaza kufatanya natwe, ndetse namwe mudukurikiye turabashimiye cyane kuba twabanye muri iki kiganiro. Ntabwo ari ikiganiro kije rimwe gusa, ahubwo tuzarushaho kubagezaho ibindi biganiro bizagenda bitandukana bizakurikiraho, ndetse tuzarushaho kubagerera mu buryo butandukanye bw'ibiganiro bitandukanye. Turabizi muri mu ngeri zitandukanye, natwe ingeri zose tuzagerageza kuzigeramo, zaba abato, abakuru, ndetse n'abari mu rugero rw'abasore. Aho hose tuzahagerera kugira ngo tubagezeho ibijyanye n'ivugabutumwa, ndetse ntimuheranwe n'agahinda muri iki gihe muri mu rugo, ahubwo aho muri mubashe kumva ko muri kumwe n'Imana. Niba utarakanda subscribe, ndagira ngo nkurarikire gukanda aho hasi hatukura
aho hantu uri kubona akantu gatukura, niba ubona agatukura katariho, please hibore ntukande, ubwo ni ukuvuga uraba warabirangije. Kandi niba wumvishe iki kiganiro twagiranye na Tuyishime Wilson cyagushimishije, ukaba wifuza kuba wagisangiza abandi, kora like, ukore na share kugira ngo n'abandi babashe kuba bakunguka byinshi muri iki kiganiro twagiranye nawe. Tukwifurije kugumana n'amahoro y'Imana, reka Uwiteka abane nawe. Reka dusabe Tuyishime Wilson adusengere tugane ku musozo. Reka dusenge. Turashimye, turagimbaje, tugushimira ko turinza gucyubahira, waduhaye umwanya wo kuganira ku by'umurimo wawe, tugushimira ko bigenda neza uhabwa icyubahiro. Reka izi ndirimbo twahimbye zagere ku mutima w'abantu ndetse baziha agaciro, icyo cyose twabona ubwami bwo mu ijuru, mu izina rya Yesu. Amen.